nicyo cyatumye ngira kwizera kubera nategereye ubuhamya bw'abantu. Uziko bagaza bavuga ngo nagwaye sida. Abantu ntiboreka kubitekereza kuko urumva uburyo wagenda guta ibiro, uburyo wagenda gubyimbagana, ibyo bintu byagendaga bituruka mu maso, mu kanwa, ibyo ni nk'ibibyimba. Ni nk'ibibyimba bya bindi nyine. Urumva kongeye kubaha kaze mwebwe mwese mudukurikiye ku Bihe TV show, tunabashimira uburyo ki mukomeza mudutera inkunga, abakomeje gukora subscribe turabashimiye, ndetse nawe utarayikora tugusaba kugira ngo nawe udushigikire ukanda aho ngaho kuri subscribe, uraba udufashije cyane. Ndabashuje rero cyane kandi nari mbakumbuye, ni njyewe Nkunzi Diane ugarutse. Uyu munsi nabazaniye umumama hano nawe tugiye kuganira, reka musabe atwibwire kugira ngo dukomeze ikiganiro. murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mutezinkaline. Urakoze cyane Aline. Aline rero nigeze kubona igiterane mwigeze gukora rongaye, afite ubuhamya bukomeye cyane. Nigeze kumubona hari igiterane bakoresheje rongaye c'amashimwe, ndetse aho yari arimo gutanga ubuhamya bijanye n'uburwayi yagize mu gihe kinini cyari kijanye hafi umwaka. Hanyuma nanjye nifuza kumutumira ku Bihe TV show kugira ngo aze atuganirize, kuko nzi ko hari benshi bashaka kuba batarabonye icyo giterane, bashaka kuba barumvise ubuhamya bwiwe. Niyo mpamvu nanjye nifuje kumutumira hano ku Bihe TV show kugira ngo adusangize ubwo buhamya. Mu by'ukuri ubuhamya hari aho bwokura umuntu, hari aho bwamugeza, hari imbaraga bwongeramo umuntu mu gihe yaba arwaye akumva ko wenda hari ubwo atokira, ariko iyo ubonye umuntu watanze ubuhamya hari igihe bugufasha. Ni muri urwo rwego rero natwe twamutumiye ku Bihe TV show kugira ngo tumuganirize, ndetse n'abakunzi bacu mukurikire ubuhamya bwe, ndazi neza ko hari abo buzafasha. Aline rero turakwakiriye ku Bihe TV show, wisange udusangize ubuhamya bwawe muri uyu mwanya mutoya dufite. Nishimiye ku butumire bwanyu, kuba mwarantekereje mukantumira mugakenera kugira ngo tubashe kubagezaho ubuhamya. Hari igihe bishobora gufasha abandi bantu wenda bakabasha gukira kubera ubu buhamya. Rero murakoze cyane. Nibyo koko uburyo warumbajije, hari igiterane mperuka gukoresha bitewe n'uburwayi nari mfite, nagiye cyamwo muri uriya mwaka, ariko icyo giterane cyarabaye ndagikoresha kugira ngo twamamaze imbaraga z'Imana. Muri make tutagiye muri byinshi, urumva nafashwe n'indwara mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2024 na 2022 nibwo nafashwe n'indwara isa n'itunguranye cyane. Imfata itunguranye cyane ariko izana ubukana bwinshi. Muri icyo gihe nibwo nari mbyaye narabyibushye cyane ukuntu, nari ngize nk'amezi nk'umunani. Icyo gihe nari maze nk'amezi 8 ndi umubyeyi, ariko icyo gihe kigere numva ntangiye gushira imbaraga mu mubiri. Nabanje gushira imbaraga. Mbese wafashwe wumva ushira imbaraga mu mubiri? Nafashwe nshira imbaraga mu mubiri ntarananuka. Nabanje gushira imbaraga mu mubiri, none ubwo nari nkibyibushe. Kibyaye, ariko mbanza gushira imbaraga pe zirashira mu mubiri, nkumva ingingo zose zaracitse. Ubwo nari ntarasobanukirwa niba naragwaye niba ntaragwaye. Icyo gihe nyine nari mu rujijo gusa. Ntihashize amezi 2, muri icyo gihe nahise ntangira kunanuka. Ndananuka cyane. Icyo gihe nagwaye mfite ibiro 95. Ubwo mu mezi 2 nari ngejeje ibiro 60. Ibiro 60 nicyo gihe ubwo twari tugeze nko mu kwezi kwa 6. Ndakomeza ndananuka cyane, noneho nakwa gushira imbaraga birakomeza. Ubwo ari ukunanuka no gushira imbaraga, ariko nta hantu hakuriye, nta hantu hanjyaga.
niyo mpamvu nari naraheze nko mu rujijo. Urumva iyo narananukaga ngashira imbaraga, nta hantu hanjaga, nta mutwe, ntaki. Urumva rero nari naraheze mu rujijo, sinaja no kwivuza, mbera gusa mu nzu ncanganyikiwe. Ariko bigere nko mu kwezi kwa 8 nibwo umugabo wanjye yaje tuja kwa muganga. Kubera ko umugabo nagaza amuhamagara nkamubwira ati narananutse, ndimkumva nta mbaraga mfite, iwe yumvaga ari nk'ibisanzwe. Kandi muri ico gihe nagaza ngira inyota cyane, nkanywa amazi menshi, kanasonza cyane. Ngasonza nkagira inzara nyinshi, ariko umugabo yarazi ngo ni ibisanzwe. None hageze mu kwezi kwa 8 araza ankubise amaso, asanga yararembye. None namubwira ibimenyetso mfite, iwe akumva ari nka diabete. Ahita ambwira ati tugende kwivuza turebe ko ari diabete wagwaye. Mu by'ukuri nanjye numvaga wenda ari nkayo, kubera ibimenyetso nari mfite. Benshi baza bagira inzara ba diabete, inyota no gucika imbaraga. Numvaga ari nkayo ngwaye pe. Ariko tuje kwa muganga kwipimisha, aratubwira ati nta kibazo ufite cha diabete, turi muzima rwose, isukari yawe imeze neza. Ubwo nibwo twasuye mu rugo. Urumva umugabo wanjye ntabwo akorera hano hafi, yahise asubira mu kazi ntigeze atinda. Asubiyeyo nibwo twagiye kwivuza mu kwezi kwa 9, nibwo twatangiye kwivuza. Noneho turavuga ati reka tugende mu bindi bitaro, tugende dutangire twivuze turebe wenda nimba bashobora kubona indwara inihishemo. Nibwo twatangiye kwivuza, twagiye mu bitaro bya St Mary tujya kwipimisha, mbonana n'umudogiteri. Twagiye ku mudogiteri nyine usanzwe, kuko nta hantu nari nzi nari ngwaye, kubera ko nari nsa n'ugwaye umubiri wose. Noneho turagenda ku mudogiteri tumubwira ikibazo mfite. Uwo mudogiteri rero ngitangira kumubwira ibimenyetso byose mfite, iwe yahise abwira ngo ningire gutya rero mu muhogo. Noneho avuze ati warebe mu muhogo, twahise tumuhindura umusazi. Urebye ibibazo nari mfite, noneho ko bango turebe mu muhogo ntihanja, nta kibazo. Iwe ahita ambwira ati ibimenyetso uri kumbwira ufite, hari indwara izifata mu muhogo, ushobora kuba ariyo ndwara yagufashe. Ubwo ni sentimeri. Ese ubundi ubwo ico gihe wari ugiye kubyara umwana wa kangahe? Ubwo nari mbyaye umwana wa 4. Kandi abandi bose wari usanzwe babyara nta kibazo? Nta kibazo pe, nta kibazo. Abana bose 3 nababyaye nta kibazo. Ubwo ngo nawe nafashwe ari uko ngize amezi 8. Ubwo rero uwo mudogiteri aratubwira ati turagufatira ibipimo, turagucisha mu cyuma turebe ikibazo ufite mu muhogo. Mu by'ukuri twahise nyine twemera, ariko dusa nkaho tubona nawe nkaho yabuze nk'ukuntu yatubwira, kuko iyo ndwara twari tutarayumva. Hanyuma rero dutanga ibizamini, aradupima, arangije arambwira ati nyamara ufite ikibazo mu muhogo. Nibyo koko bijya nakubwiye, ufite ikibazo mu muhogo, hari indwara zifata mu muhogo, niyo yaguteye ibyo bibazo byose ufite. Noneho iyo ndwara ntituyizi, turamubwira ati iyo ndwara se ni indwara igenda ite? Mu by'ukuri iyo ndwara twari tuyizi, nari ntaranayumva no mu buzima bwanjye. Noneho umunsi atwandikira imiti y'ukwezi. Aratubwira ati mugende muzamwe iyi miti, uzamwe iyi miti uku kwezi ni gushira uzagaruka twongere tugupime. Dutahana urujijo, twamenya indwara yatoye umuhogo. Nuko rero turataha ya miti ndayimwa mu kwezi kwa 9 kose. Ukwa 10 nibwo nasubiyeyo, ukwa 10 kugere ntarasubira kwa muganga. Noneho mpitangira allergie umubiri wose. Imiti utarayimara? Imiti nari nyimaze ngiye gusubira ku bitaro muri appointment ya dogiteri. Noneho bitamzimbagana umubiri wose. Ndabyimba mu buryo nta sura nari ngifite. Noneho ngize ikibazo cyo kunanuka, ngize ikibazo cyo gushira imbaraga, haziyemo noneho no kubyimbagana. Noneho nsubira njye nahise nibwira ko ari imiti yanteye allergie. Nagenda kwa dogiteri namubwira ati mumpindurire imiti mwampaye
ni nkaho yanteye allergie ndebera ukuntu umeze Mm. urumva rero dogiteri aratubwira ati mu by'ukuri ntabwo ari imiti yaguteye ino allergie ahubwo bishoboka ko ari indi ndwara yagufatiyemo arasubira yanyandikiye ya miti yakire maze anyandikira iyindi arambwira ati yari ibi byo ku mubiri wagwaye ndakwandika agapomade ugende wisige turebe ko hari icyo byagufasha turatashe ubwo hari mu kwezi kwa 10 turatashe ya miti ndayikomeje ariko ya miti n'ubundi yandi yo mu muhogo mu by'ukuri nta kintu yagaze imarira narayinywaga ariko nanone nta kintu cyahindukaga byibura ngo numve nk'akabaraga karaje cyangwa se wenda kabiri katangire gahinduke mu by'ukuri byakomeze nyine bikomeza gutyo gusa none ko agapomade yampaye nakisiga none nkaremba bikarushaho urumva rero mu kwezi kwa 11 nibwo twafashe umwanzuro wo guhindura ibitaro kubera ko nakomeje kuremba nakomeje ndaremba noneho kubera umugabo wanjye adakorera inaha biba ngombwa ko musanga ahakorera kugira ngo abashe kunyitaho no kumvuza bihagije duhindura ibitaro bwo turagenda noneho tumaze kugera aho nagiye kwivuriza twagiye ubu byari bimaze kuba nko mu kwezi kwa kangahe 12 kw'ico gihe urumva hari mu kwezi k'umunani ubwo noneho mwari mugeze mu kwa 12 urumva mu kwa 11 nibwo wa undi wa sentimeri yampinduriye imiti yampaye akagapomade tikagira icyo kamarira kandi niko nkomeza kuremba ubwo mu kwa 12 nibwo nahagurutse nagenda ku itariki 10 nagenda ngereyo mu by'ukuri abantu nari nsanze bari bazi ngo ndahita sinzi ko uwo munsi buri buce bari bazi ko buri buce napfuye kuko sinari umuntu ndagenda ngezeyo nasanzeyo databukwe n'amabukwe ubwo nyine baranyakira ariko bo ntibari bazi ko wenda ko n'iryo joro rica nkiriho turagenda tujya gushaka umudogiteri turamubona umudogiteri atwakiriye nawe ntangiraga kumubwira ibimenyetso byose nagize fatwa n'ukuntu umeze kose uwo mudogiteri ahita ambwira ati ndagufatira ibipimo byo mu muhogo urumva kera nabahuje na wa wundi ariko ubwo kugeza icyo gihe nta hantu wakurya byibuze uvuga ati guhumeka birangora cyangwa se hari ahantu nk'imisonga indya cyangwa iki urumva rero cyagiye ngitangira kubyimba nibwo noneho ubugwayi bwose bwahise buza tangira kuribwa ariko karibwa mu muhogo oya umuhogo sinigeze ndibwa umuhogo rero narawugwaye ariko nta kantu na kamwe nigeze ndibwa mu muhogo noneho cyagihe ntangiye kubyimbagana umubiri nibwo natangiye kugeza ngira imisonga hano mu gituza ngahita numva nk'ikintu gihagurutse nk'aha mu gituza kikamfata nk'aha noneho kikazamuka nkumva iyi mitsi irandiye noneho nicyo gihe nahitaga ndemba noneho simbashe no kweguka urumva icyo gihe nicyo nahise nyumva noneho none nibwo nkigwara nyine ubwo rero umudogiteri nawe ambwira gutyo arambwira tufite ikibazo mu muhogo ndagufatira ibipimo hari indwara izifata mu muhogo itera ibimenyetso byose wambwiye noneho icyo gihe rero narimo no mu rujijo n'ukuri no gusenga sinagaza nasenga kubera ko nyine nari narihebye cyane iyo ndwara yamfashe yamitera bwihebe bwinshi mpita numva ko n'ubundi ntazokira umudogiteri none ambwirega gutyo mpita numva ko nyamara birashoboka iyi ndwara nshobora kuba nyifite ubwo uyu mudogiteri nawe ayivuze ashobora kuzakira ubwo yayibonye we wari ufite ubwihebe ko batanabona n'indwara urwaye kubera ko n'uyu nguyu wayibonye mbere wabonye ikibazo cyo mu muhogo mbere numvaga ari niko kubesha kubera ko mu muhogo ntihanjyaga nkumva wenda yabuze ko ukuntu yombwira cyangwa se nkumva ari ka kanseri baze kukumbwira noneho uwo mudogiteri amfata ibipimo yahise amfata ibipimo byinshi ibipimo bigera kuri 27 arambwira ati ibipimo byose byanze bikunze turabona ikibazo ufite
arampima arangije kumpima arambwira ati nibyo koko ufite ikibazo mu muhogo iyo ndwara n'izitera ibyo bimenyetso byose ufite ugashira imbaraga ukananuka gutyo kandi noneho iyo ndwara igatera inyota igatuma noneho ugira inzara nyinshi ugakomeza ukarya cyane ukarya ariko ntubyibuhe cyane nagaza ndya noneho narya nk'aya masaha nk'iminota nka 30 yaje gushira nkaba nasonze biteye ubwoba numva ngiye nko guhera noneho niko mwa n'amazi nkagira n'inyota noneho umudokiteri arambwira ati rero iyo ndwara niyo yaguteye ibyo bibazo byose noneho ndamubaza ati none se iyo ndwara uvuga yo mu muhogo ni indwara bwoko ki mbwira noneho naje kugira n'amahirwe umudokiteri sanga ari na mwene wacu sanga ari umuntu tuvuga ururimi rumwe ari mwene wacu numva ndisanzuye kandi noneho mpita nyumva ngize kwizera ndavuga ngo ko bimeze kose uyu mudokiteri azomvura nkira kandi nawe akinyakira akimbwira ngo iyi ndwara ibaho yahise ambwira ati va mada ati indwara ibaho uzovugwa uzokira izivuga igakira none ambwirega gutyo mpita nyumva icyizere cyo gukira noneho ubwo ndamubaza ati ese iyi ndwara yitwa gute ni indwara imeze gute arambwira ati ni indwara izifata mu muhogo ni imisemburo ngo iba mu muhogo ngo y'uburyo n'ubumoso ngo iyo misemburo rero ngo yigiye hasi cyane niyo ngo yanteye biriya bibazo ariko ngo yigiye hejuru nicyo gihe ngo umuntu agira umwingo bakawubaga arambwira ati rero ikintu kibi cyane ni igihe yagiye hasi biraruta nuko ugira umwingo bakawubaga urumva rero nicyo gihe nasobanukiwe ni ukuvuga ngo umuntu wese agira imisemburo y'ibiryo n'ibumoso igiye hasi kugira ngo buba ari uburwayi igiye hejuru nabwo nicyangiye tubona umuntu yazanye umwingo urumva rero nicyo gihe nasobanukiwe ndavuga ati ubwo rero ubwo nyine ni ko Imana yabibonye ubwo indwara ibonetse nshobora gukira nibwo natangiye kwizera ngira Imana ndavuga ngo byanze bikunze uyu mudokiteri azomvura kandi ibizamini yagiye amfata bitandukanye n'ibyo wa mbere yagiye amfata yafashe ibizamini byinshi kandi noneho agenda akoresha n'utuntu tumwe na tumwe dushobora kumwereka uko nagendaga muri randevu yagendaga nkoresha utuzamini tumwe na tumwe akagenda areba ko aho bigeze urumva nahise ngira Imana ndavuga ngo kubera ko atandukanye n'uriya wa mbere nzakira kandi nawe arambwira ati uzakira n'indwara zivuga igakira nawe ahita atangira kunyandikira imiti ubwo twari mu kwezi kwa 12 nyandikira imiti y'ukwezi agaze mfata ibinini 300 ku kwezi gafata iyo miti hanyuma ukwezi kurashira kwa 12 ariko arambwira ati ibi bintu wagwaye ku mubiri nindi ndwara yagufatiyemo kandi sinshoboye kuyivura kandi noneho bya bintu nibyo byari bimbabaje cyane ibyo biri ku mubiri ibyo byaranjyaga kishimagura cyane kandi noneho kabyimba uvuga ngo nakoza mbyimba ikibyimba bigaturuka mu kanwa kabyimba ururimi kigaturuka kwishinya ikindi kikama kiza nka mu jisho bigahita kiza kipfurunduka nka mu jisho noneho ibyo byazaga sinabonaga amaso yaratukuraga simbe kibonye noneho byaturuka ku rurimi simbe kivuze kurya noneho sinaryaga iyo naba nabyimbye no kujyaga sinagazanja kubera ko sinagaza mbona naho no bituruka iminwa yabaga yabyimbye ururimi rukabyimba ishinya ikabyimba no maso nuko noneho numvaga nkumva ntaho nanabinyuza kandi waragiraga peti cya peti nayo rimaze gushira iyo peti nari nkifite ariko kubera ububabare nari mfite numvaga none narihebye nundi ntajya nundi nzapfa niko nibwiraga urumva rero ndahise mfata iyo miti yiwe mu kwezi kwa 12 ariko ntangire kuyifata ya miti ye bita ntangira kuzana akabaraga numva akabaraga gatangiye kuza mu mubiri gatangiye kaza gahoro nagiye kurangiza imiti
y'ukwezi kumwe ni ukuri nari ntangiye kugarura kabiri ariko nanone ndakomeza ndabyimba andangira undi mudogiteri arambwira ati rero hari umudogiteri nzi ushoboye kuvura ibyo bintu uwo mudogiteri turagenda turamureba uwo mudogiteri rero nawe anyandikira utunini arambwira ati utunini rero gende turagufasha utwo tunini nadufata nka nijoro ngiye ko kuryama mu by'ukuri twari tunini two kugabanya gusa uburibwe nabyimbuka nk'aka kanya mu minota ingahe bigasaba bikagaruka ngasubiraho inshuro nyinshi kuja kumubwira kugezaho esa nk'uwananiwe tuja gushaka undi nsubira kuri uriya mudogiteri uwo mudogiteri uri mvura bino byo mu muhogo ni umudogiteri woze umugabo w'abagorora uwo mugabo niwe wandangiye uwo mudogiteri noneho nza gusubiraho nyuma ndamubwira ati wa mudogiteri waturangiye ni ngaho yananiwe imiti amuhereza ntacyo imarira iranyorohereza gusa mu minota mike ariko nkongera nkabyimba arambwira ati si ubu koko nimba uriya mudogiteri yakunaniwe kandi ndamwizera inzi neza ko ari byo yigiye ibyo bintu nibyo azavura noneho arambwira ati nimba uriya mudogiteri yakunaniwe ati yewe sinzi hasigayeho imana nuko yambwiye numva kandi ncitse imbaraga ariko noneho niho nakuye kwizera gukomeye ndavuga ati none se nimba hasigayeho imana tereka dusenge ndebe kuko imana yonkiza ariko muri icyo gihe n'ukuri sinasengaga numvaga bwihebe yaranyishe gusa mudu yo kwiheba niyo yari indimo nkumva narihebye gusa mu buryo nagaza mbwira abana ababwira ati mutegure mu nzu neza hase neza mu buryo ko ndabona ko butira ubwo icyo gihe wari waragarutse mu bana se simperuka wari waragiye iriya aho umugabo atuye kugira ngo babashe kugukurikirana urumva ni muri icyo gihe nkiri mu bana kubera bwihebe nari mfite nagaza mbwira abana ati mutegure ko numva ko uyu munsi butira wenda baza gutabara babone wenda aho bika kubera iyo bwihebe niko yagaze imbwira nagaza nyumva butira nkumva budaca ariko nta kwizera nari mfite icyo gihe ayo nyine yari amajwi ya satani niyo nayo gusa yagaza nzamo noneho hanyuma uwo mudogiteri arangije kumbwira iryo jambo ngo hasigayeho imana ndataha mbwira umugabo namwe ati none se uriya mudogiteri ko atubwiye ngo hasigayeho imana nimba uriya mudogiteri yari yizeye kandi azi neza ko ari izi ndwara zizavura none turabigenza gute ngo arambwira ati sinzi kabisa ariko dusenga imana ishobora byose muri icyo gihe rero ubwo twari ko tugera mu kwezi kwa mbere ubwo mu 2023 mu kwezi kwa mbere umugabo nibwo yagiye gushugurikira abana by'amashuri ansiga ku bitaro araza asugurikira abana amashuri asiga abana bagiye ku ishuri aragaruka mu kazi ansangayo ubwo hari mu kwezi kwa mbere nza guhura n'umudamu w'inshuti yanjye twabanye kera umudamu yamaze kumenya ko nagwaye aza kunsura aho narindi mutera agahinda cyane abona ibibazo nagize aravuga ati byanze bikunze mu makwine ngomba kumwitaho uwo mudamu yanyitayeho ndanamushimira cyane ni inshuti yanjye cyane uwo mudamu arambwira ati rero mu makwine reka kubwira uburyo turi bubikore turebe ko babasha gukira arambwira ati rero reka dusenge imana ishobora byose ndi kuko hasigaye ntaho imana wowe wazungurutse ibitaro bakakurangira abadogiteri none nta kintu kirimo guhinduka none biragenda gute ariko mu by'ukuri ya miti ya mudogiteri wundi kiramfasha umwe mu muhogo biri kumfasha akabaraga katangiye kuza sigaye mbasha guterura umwana ubwo nari mfite umwana muto sigaye urumva na telefone sinabashaga kuyifata gutya kubera imbaraga zari zarashize nkananirwa no gutora telefone ariko ari aho ngaho kubera ko ubundi iyo umuntu yarwaye indwara kenshi urumva arwaye indwara ifite nk'amayobera akenshi iyo umuntu yarwaye muri ubwo buryo usanga haza nk'amajwi y'abantu bakakubwira ati barakuroze cyangwa se
byagenze gute? Ntiwazaga wumva amajwi y'abantu ngo bakubwireho icyo cyangwa se bashake kukubuza kuguma kwivuza bakohereza nko mu masengesho? mu by'ukuri ayo majwi yari ahari menshi menshi cyane, kandi twese tuzi ko indwara zose zituruka kwa shitani. Indwara zose ziterwa na shitani, niyo zituruka mu mapepo nyine, mu myuka mibi. Urumva rero abantu barambwira ati n'ubundi nta barozi bakuroze, genda uje mu masengesho. Ariko mu by'ukuri narivuzaga ngasenga, kubera ko Imana ikorera no mu baganga. Naravugwaga nkaja mu basenga kisengera, kuko byose inzira z'Imana ni nyinshi. Imana ishobora gucisha mu masengesho cyangwa igacisha mu muganga, kuko ntabwo nigeze ndeka no gusengesha. Urumva rero muri icyo gihe uwo mudamu ambwira gutyo ngo dusenge, aza kumbwira umukozi w'Imana ukorera muri Kanguka Murundi. Hari umukozi w'Imana ukorera muri Kanguka asengera abagwayi cyane cyane, abagwayi bagakira indwara za kanseri zigakira, ba SIDA baki. Aza kunshira ni nka groupe ya Kanguka, aza kuyinshyiramo arabimfasha. Hanyuma noneho arambwira ati rero Mama Queen uzusengana n'uyu muntu w'Imana. Buri wa gatandatu azasengera abagwayi. Buri wa gatandatu mu gitondo saa moya uzufungura Kanguka, usengana n'uriya mukozi w'Imana. Imana ishobora byose, ishobora kunyuza muri Kanguka ugakira. Noneho uwo mama arabinkorera, ntangira kuza ntegera Kanguka, gategera ubuhamya bw'abandi bakize, gategera abantu bagwaye za kanseri bakize, ngategera inyigisho ziwe. Noneho iyo utegera ubuhamya bw'undi muntu bituma ugira kwizera, ukavuga ati Imana yakijije uriya wari urwaye kanseri, sinkanzwe akagwara kanje kangana gutya, ni gute Imana idashobora kukakiza? Nanjye nakira. Noneho ngenda nabitegere nk'iminsi 2. Umunsi wa gatatu nibwo Imana yavugiye muri uwo mukozi w'Imana. Urumva ubwo kandi umukurikira online? Ni online. Urumva rero ubwo twari tugeze mu kwezi kwa kabiri. Kwezi kwa kabiri nico gihe natangiye gusengera muri Kanguka. Uwo mugabo rero turasengana inshuro ya mbere, turasengana iya kabiri, ariko bita ntangira kwizera kwari kwaramaze kunjama, kwa kwiheba kwarashize. Noneho ndavuga ngo Imana ishobora byose. Ese Imana yakijije bariya bakize kanseri, ishobora kunkiza. Ni kuki ndashobora kwizera ngo Imana ikize? Bita nyumva ngize kwizera muri ngiye mu mutima wanjye, ndagufata ndagukomeza mu mutima wanjye. Ndavuga ngo nshobora gukira. Noneho ubwo turasengana inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Ubwo umugabo yari akiri mu bana, yari yaje ku ishuri kubarebera by'amashuri. Inshuro ya gatatu turasenga gukomeza nyine gukora ibitangaza. Bamwe barakira ba kanseri, barakira abandi barakira, nkumva karabanga umuntu warugwaye indwara imeze gutya arakize. None arasenga numva aravuze ngo hari umudamu ngo babwiye ngo afite ikibazo cyo mu muhogo, ngo ni tiroyide, ngo kandi ngo afite n'ikibazo cyo kwiyagaza umubiri. Abarundi baza bitwa kushimagura umubiri ngo ni kwiyagaza. Ati uwo mudamu uhereye uyu munsi Imana iramubohoye. Noneho nahise numvise ari njye avuze, kubera ko kwizera nari imaze kugira, nari mfite kwizera. Ndavuga ngo Mana, niba hariho n'undi ariko wavuze ni njye. Nahise mpaguruka, nari mfukamye mu cyumba ndi gusenga, mbita mpagurukana ibyishimo, mpaguruka amaso yanjye yuzuye amarira y'ibyishimo. Tega amaboko ndavuga ngo Mana, uwo ni njye uvuze, nta wundi, uwo ni njyewe ndakize. Mu by'ukuri nabonye Imana. Nabonye ibitangaza by'Imana mu isegonda. Ubwo icyo gihe wari ukije ku bitaro? Nari ngikomeje imiti. Wari gikomeje mu appointment? Nari ngikomeje nta kintu, kandi iyo miti nayimwaga nta stress mfite. Nari narizeye ndavuga ngo Imana izocisha muri uriya muganga nkire.
kandi kubera ko hari ibimenyetso byari bigaragara ko maze gufata agatege kandi nari maze kwizera nyine ko nakize. Urumva rero nari narasigaye icyo kibazo cy'umubiri kindembeje kandi maze kurambirwa cyane. Noneho avugaga gutyo ndavuga ngo ni njyewe ndakize, Imana ushimwe ushimwe, uwo ni njyewe uvuze ushimwe kunkijije. Noneho muri ako kanya nari mzimbaganye, nzimze iminwa igera nk'iriya, nzimze nta sura nari mfite. Muri uwo mwanya noneho mpita nyumva ikintu, mpita nyumva nk'ibyishimo byuzuye umutima wanjye. Ndetse nyumva ko ibyishimo byuzura umutima wanjye, ibyishimo ntigeze mbwira kuva mu buzima bwanjye bwose. Nahise numva ibyishimo gusa byuzuye umutima wanjye. Noneho bwari bukeye, bwari mu gitondo, ndabyuka njya muri salo, ariko numva nyuzuye ibitwenge, nkumva mfite ibitwenge byinshi, nkumva n'ibyishimo mu mutima. Noneho ndabyuka ndicara muri salo, ngo mabukwe na data bukwe bari bicaye nyine muri salo. Ndaceceka ndabase mbabwire ndeke babwire ko nakize. Ubwo nyine yavuze ngo Imana irakubohoye, nahita ntangira kubyimbuka. Nukuri nabonye imbaraga z'Imana, nahise ntangira kubyimbuka. Ndabyimbuka nabyutse meze nka kujya kwikiza nk'uruhinja. Uwo mwanya ijoro rimwe mu gitondo nabyutse mzimbye, sengana n'umukozi w'Imana nk'ibyimbye, akivuga ngo Imana irakubohoye. Nahise mbohoka, mpita nyumva ko nkize ndakira. Ndabyuka nyicara muri salo, umutima ngwana n'umutima, mbwire mukecuru ndeke, reka mbanze ndeke. Umve kera satani igitange kunjamo gushidikanya, reka mbanze ndeke, nimbabwira kuko nakize ngasanga nkagwara, kose biragenda gute? Singogwa n'isoni. Nuko noneho mpita mfata telefone mpamagara umugabo, ndamubwira ati yewe, noneho ibitangazo byabaye, nakize. Ndetse byagenze gute? Ati mbubwiyaga amakuru yose, twasenganye ngara umukozi w'Imana mu gitondo, mpita nyumva avuze njyewe gusa. Ahita avuga umuntu ngo urwaye tiroide n'umuntu wishimagura umubiri. Mpita nyumva ko ari njyewe, kandi mfite kwizera ni njyewe yavuze, kandi nabyimbutse. Ashima Imana, avuga ati Imana ushimwe, dushimwe. Yamambwira ngo komeze ugire kwizera, Imana yagukijije. Ubwo rero niriwaho, ubwo hari mu gitondo, nyiriwaho ndi muzima, turarya ndi muzima, ntangira gushugurikira umwana. Ubwo nari mfite umwana mutoya, ntangira ndeba imyenda ndamumesera kabisa, mbona ibintu ni sawa. Bigere nka saa 10 za nimugoroba, ariko gangeraho muza kubwira mukecuru, nakize. Ariko rero natinyaga kumubwira. Ndamubwira ati nakize. Basa ntiyari ko abibona nyine wabyimbutse nyine, kubera ko hari igihe nagazamwe imiti kabyimbuka umwanya muto. Iwe yaraziga ngo hari imiti namwe mu gitondo mbyutse. Ndamubwira ati mukecuru, siko nakize. Tese wakize, ariko sinigeze mubwira. Sinigeze mubwira uburyo nakizemo. Noneho ndangije twiriwaho, bigene nka saa 10 za nimugoroba. Nama nongera ndabyimba noneho kuruta uko ntigeze nzimba. Ndabyimba noneho tangira kandi kwiheba, ndavuga ati Mana ko wavuze ngo nakize. Iyi ni satani siri kushaka kunca intege, kandi mbite ncika intege ngire bwihebe ngo sinkize nongere ngware. Toya Mana, sinshobora noneho gucika intege. Ndabizi ko wavuze ntuzubesha uri Imana. Noneho ndaremba cyane mu buryo kandi nagaza ngira n'umuriro mwinshi. Umukozi akagenda akazana amazi yuzuye ibase akonje, agahita amenaho, kubera ko nabaga mfite umuriro mwinshi, nabyimbye mu buryo noneho numva kandi ngize nk'agahinda. Ndase Mana ko wavuze ngo nakize, byagenze gute? Ariko ndavuga ngo ko bimeze kose wavuze ko nakize, uri Imana ntuzubesha.
ngumyaho saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri mpamagaye umugabo tiyewe tinongeye kurwara none sinzi uko bimeze atariko ndi nuko nifite kwizera ntabwo nongera gucika indege imana ntizibesha imana yivuze hari wundi urwaye iriya ndwara si njyewe ti nta wundi ni njyewe ni njyewe imana yavuze bigere nka saa 2 z'ijoro tangira kumva ko ibintu biri kunshogoka mu mubiri tangira kumva nk'inshinge zihazimvamo numva inshinge nkakujya uzumva nk'inshinge ziri kushogo sinzi uko nabivuga bihabirekura mu mubiri bitanyumva umubiri wanje kurarekurana ariko iyo nabaga nabyimbye nagaza umubiri wagaze ukomera kaba nk'igiti igiti kumva nakomeye ariko ubwo nyine ntangiye gukira nahise nyumva umubiri uri kurekurana numva ntangiye koroha umubiri ntangiye koroha ndavuga se bigenze gute shobora se noneho ngiye gukira bimeze gute ubwo nari nicaye aho neza nukuri ni nkaho abo twari turi kumwe ni nkaho ibo bari bategereje wenda ko ntucikana ukuntu nari byahise bizana umuvuduko ukabije ntangira kumva ko ndoroha njyenyine nicaye ko ndoroha umubiri numva ko ndoroha ndabyimbuka numva neza birashize noneho bimare gushira ariko nanone kubera ko nanongeye kubyimba ndavuga ati ko birabyimbutse ariko birongera bigaruke ndavuga ati mana noneho bigende burundu ntibirashoboka kwenda ko ari indwara ariko insohokamo imana umfashe noneho ntibigaruke ukongera ugakurikira za nyigisho ugasubira kuri yawe muri kanguka n'ubu ndacasengeramo n'ubu ngubu sinshobora kuyivamo urumva ubwo rero ubwo hari nka saa 2 z'ijoro turaryamye mpamagaye umugabo ndamubwira ati yewe byabyimbutse noneho nimba nkize burundu sinzi ndangije turaryama muri iryo joro turangize kuryama muri iryo joro ndota inzozi mbona umuntu araje arampamagaye mu izina arambwira ngo haguruka uje gushima mu rusengero ko wakize wa muntu arambwiye ati haguruka uje gushima nanjye ndahagurutse mbona ko mbaguruka nja mu rusengero rwacu kora ku mwana wanjye mukuru namubwira ati ngwino tuje gushima imana ko nakize mbona ko tutambuka mu rusengero rwacu tugeze imbere hariya nyine ku gatute tutera ndirimba ivuga ngo nanje ndi mubo wanyuzeho mbabaye ungirira ibambe n'urukundo uranyomora ingoma nari mfite mbona iyo ndirimbo turayiririmbye cyane kabisa mbona turirimbanye imbaraga zose n'umwana wanjye turangize kuririmba ndirimbo wa muntu niwe wari kunyobora arambwira ati rero fata ituro uhereza abantu muturire imana kuko imana yagukijije kandi iryo turo ni ikimenyetso cy'uko bari kugushiraho igitaka kumva aba ari uko ambwira bitambona mfata amafaranga nahaye abantu batandukanye aho mu rusengero rwacu urabona iyo abantu bari kumva kujya bazagenda batonda umurongo bagenda bashiraho indabo cyangwa se igitaka mbona niko twebwe twagiye dutura mu rusengero bitambona ko dutonda umurongo mbona tubanjijeho famiye yanjye abana banjye mbona bahaye amafaranga baragiye bashize mu giturisho mbona ayandi mfata ayandi mpereza mbona mpaye bakuru banjye nabo baragiye baratuye kandi ni ku murongo nkabona ko aragenda gucya ku murongo none mfata ndi mbona mpaye basengereza banjye ndabahaye nabo mbona bashizemo mfata ndi mpereza pasiteri wacu mbona nawe aragiye ashize mu giseke turangije nyine umuhango wo gutura arambwira ngo bwira pasiteri wanya gusengere mbwira pasiteri ati haguruka udusengere mbona ko pasiteri aturambikaho ibiganza aransengera arangije kunsengera mpita mbona amateraniro ararangiye noneho nitera hejuru ndicura noneho maze kwicura nahise mbyuka
noneho nk'ubwoba ndavuga se mana ibi ni ibiki ndose ese iki noneho ni ikimenyetso unyeretse ko nakize noneho iki ni ikimenyetso noneho mpaye gituma ndazongera gushidikanya mu mutima wanjye nama mvuga ngo mana noneho muri za nzozi ampamwe igipande cyo muri zaburi ubwo nyine muri ya mashimwe turi mu rusengero arambwira ngo nsome muri zaburi ibice 9 umurongo wa 2 aravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka ngo ndavuga imirimo yawe itangaza ngo matekerereze imirimo itangaza uvuga ngo matekerereze imirimo y'Imana itangaza noneho amaze agakumva icyo gipande ndagisoma gahunda irakomeza nyine tukomeza gukora ibyo twari kudukora dushima dutanga n'ituro ubwo rero maze kwicura nahise mpamagara umugabo ndamubwira ati noneho Imana iranyiyeretse noneho inyeretse ko nakize noneho nta gushidikanya mubwiye inzozi zose narose kuva uwo munsi nibwo nakize kuva uwo munsi nibwo natandukanye na kwa kubyimbagana kugeza uyu munsi noneho kwa gushidikanya kurashize byari bigeze nko mu kwezi kwa kangahe ubwo hari mu kwezi kwa 2 nyine hari mu kwezi kwa 2 nibwo nyine nakize mu kwezi kwa 2 urumva navuye mu rugo mu kwezi kwa 12 ubwo twari tugeze mu kwezi kwa 2 narasize abana bato tazi ngo cyo gihe numvaga ntaco nyitayeho kubera ko numvaga n'ubundi nariyanze narihararutse ubwo rero muri uko kwezi nibwo nahise mpamagara umugabo ndamubwira ati ugomba kuza ngomba gusanga abana banje byanze bikunze nakize takindi kintu kinyicaza hanga ndashaka gusanga abana banje umugabo yahise aza asubira mu kazi noneho ubwo nyine nahise ntangira gahunda yo gutaha nsanga abana upfuye akabaraga wumva kera kagarutse mana yanjye mu cyumweru kimwe nari mfite ibiro ndagera 70 na nukuri nahise mbyibuha ubwo ga bya biro 60 nagejeje byaragabanutse byaragiye bigena none nko mu biro 40 nari narananutse wenda sinipimisha ito gihe ariko ugereranyije ukuntu nari imeze shaka ko nari mfite ibiro 40 noneho cyagihega ya miti ya mudogiteri nakomeje gufata nakomeje niyongera akabaraga ndanabyibuha ndagenda mbyibuha nagiye kugeza mu kwezi kwa 2 nyine narabyibusha ibyo bintu byagaza bibyimba ariko nkomeza kubyibuha bya bintu by'intege nke byari byarashize no kunanuka byarashize rero narasigaranye ikibazo gusa kimwe cyo kubyimbagana umubiri nuko gahunda irakomeza yo gutaha bita ntaha natashe mu kwezi kwa 3 gutangiye bita ntasanga abana noneho ngeze mu rugo dukora ya gahunda y'amashimwe ya gahunda Imana yose yanyeretse kujya kose nabirose ndabikora mu rusengero abantu bose nabonye nahaye ituro narari bahaye dukora gahunda yo gushima mu rusengero turashima ubwo gahunda yose isa nirangiye gahunda yo kugwara no gukira isa nirangiye ntangira ubuzima busanzwe bigere mu kwezi kwa 5 ubwo hari mu kwezi kwa 3 tugera mu kwezi kwa 5 ndasanda jyama ndota inzozi muri umuntu araje arambwira ngo uzahaguruke gutanga ubuhamya ngo uzakoresha igiterane utanga ubuhamya ngo ubwire abantu imbaraga z'Imana kandi ibi ni ibiki koko sinzabishobora mana yanjye noneho ndicura ndabase mana izi nzozi kandi nizi nyabaki noneho kubera ko nitinyaga naritinyaga kuvuga ati mana nzashobora kuvuga imbere y'abantu bene kugushima mu rusengero ni ibisanzwe ku muntu wese ariko kugira ngo ntumire amatorero ntanga ubuhamya mu giterane numvaga muri njyewe nari mfite kwitinya gukomeye nkumva ntubasha kuvuga imbere y'abantu nkumva ntubasha kuvuga nkumva ntazi kuvuga nicyo kintu nahise ntinya noneho biragenda bigera mu kwezi kwa 12 kandi icyo giterane ntaragikoresha kandi ijwi ryarakubwiye mu kwezi kwa 5 noneho namangene ndasa n'ugimye amatwi ndaceceka ndavuga ngo mana ni ngombwa ariko simbishoboye sinzi kuvuga imbere y'abantu sinzi kuvuga sinshoboye bitanyumva ko ndashoboye ndagenda Imana nayo yamenyihorera
ndagenda ngera mu kwezi kwa 12 nizo tariki kandi nongeye kurota mu kwezi kwa 12 urumva kera umwaka wari ushize hanyuma noneho kandi wa muntu araza ngendera mu nzozi wa muntu araza arambwira ati kubera iki nakubwiye ngo ukoreshe igiterane tiwagikora mbona ko nzanira umwana wanjye w'umuhungu wa kabiri ukurikira imfura arambwira ati se uza wibuka igihe umwana wawe yirije ubusa ku bwawe ni agahungu gafite imyaka 12 kujuje imyaka 12 muri aya mezi yavuka arambwira se uribuka umunsi umwana wawe yirije ubusa ku bwawe mana yanjye noneho ahita ambwira gutya arambwira ngo none se niki watinya ariko nanone nubwo nitinyaga ngo sinshoboye kuvuga hari abantu nk'abangahe inshuti zanjye nabiganirije ndabwira ati noneho ntizozi narose sinzi hari umuntu wambwiye ngo nzokoresha igiterane none se muranshigikiye nzogikoreshe ba bantu bahita banca intege barambwira ati ntiwasaze ntibishoboka ntiwowe nayo yawe wabishobora noneho mpita nyumva nyine ko ndashoboye inshuti zanjye zambwiye ngo simbishoboye ati n'ubundi simbishoboye niyo mpamvu nari narabyinnye amatwi noneho izo zongere kugaruka iryo joro arambwira ngo niki watinye kuki ntiwibuke umwana wawe umunsi yirije ubusa kandi abana banjye birizaga ubusa inshuro nyinshi bansengera bakajya ku ishuri batariye tukajya nijoro urumva nyine hari umunsi twakoze amasengesho kigwaye dukora amasengesho y'ibyumweru bibiri icyo gihe noneho twafashe amasengesho mu rugo tubana na mama ndamubwira ati mama ibi ntabyo tugomba gusenga umunsi umwe nyine dufata gahunda y'ibyumweru bibiri turabatereka dusenge ibi byumweru bibiri bizaja gushira hari icyo Imana yakoze noneho abana bumve twapanze amasengesho bahita bavuga ati mama ati natwe tugomba gusengana namwe none se muzabishobora ko tugiye kwiyiriza ngo bazabishobora none se muzamujya ku ishuri mutariye ati nta kibazo tuzatujya nijoro dutasha tuhita dufata iyo gahunda turasenga abana bakava ku ishuri batariye ako gatoya n'akazamubwira ati reka we urye uyu mukuru nta kibazo yo turakomeza ngo sinshobora ma ngo se ngo se Imana turadusenga ntiza yumva ngo Imana dusenga ngo izadushoboza barasenga nukuri twagiye kurangiza bya tumweru bibiri nukuri Imana dukora igitangaza gikomeye cyane wenda sinakivuga hano kuri kamera ariko kirahari Imana igitangaza Imana yakoze urumva rero icyo gihe muri izo nzozi nyine Imana isa n'ingendereye inyibutsa ibintu Imana yakoze ukuntu umwana yafunze ku bwanjye asengera none ni gute utangiye kubyirengagiza uwo munsi ubwo ni mu kwa 12 oya mu kwa 12 mu kwa 12 noneho ubwo nashidutse numvaga umutima ugiye gusimbuka numvaga ngiye umutima waradishe mugani w'abavuga numva umutima urakubita ubwoba buranyica nabango mana ubwo izi nzozi zigarutse inshuro zibiri ko hari ikintu ushaka kunkoresha cyangwa hari icyo ushaka wenda kukizaba nabango mana mbabarire ko nabyirengagije ariko ngiye kubikora tangira gahunda yo kubisengera fata igihe cy'amasengesho gihagije cyo gusengera nabango mana urabizi sinzi kuvuga ntacyo nshoboye none mana uzabifashemwo uzahagarane naje ku gatutu uzanyobora amagambo nzavuga yose azaba ari amagambo y'ubwenge azafasha abantu nicyo cyifuzo nagize ubwo igiterane cyabaye ku itariki 10 z'ukwa 12 ariko amasengesho natangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 12 nagiye kugeza ku itariki 10 amasengesho nayarangije ndi gusengera igiterane ndavuga Mana uzampa abantu ko washatse ko mvuga imbaraga z'Imana mbwira abantu imbaraga z'Imana uzabampe kugira ngo baze bumve imbaraga z'Imana
cya giterane ndagiteguye ariko nyine abanshitege bari benshi numvaga bitazashoboka sinzi gusa nyine ni Imana yagiteguye noneho igiterane kiraba turagikora igiterane kigenda neza tuvuga imbaraga z'Imana mbwira abantu ibitangaza Imana yankoreye ubwo rero kuva ico giterane caba nahise numva ndaruhutse mu mutima kitaraba muri ico gihe nyine ijwi ryambwiraga ngo uzokoresha igiterane singikore numvaga mfite ikintu kindemerere ku mutima kumva ndaremererewe nkumva ubwoba ku mutima nkumva nta mahoro nari mfite urumva ico gihe rero igiterane kirangiye nahise numva ndabohotse numva mu mutima wanjye hararuhutse kubera ko nakoze icyo Imana yambwiye gukora rero ni nayo mpamvu komeje kuvuga imbaraga z'Imana mu by'ukuri imbaraga z'Imana ziratangaje noneho so twicwa no kutamenya gusenga tukicwa no kutamenya no kutizera imbaraga z'Imana naje gusanga navuga ngo se kuko ntizeye ngifatwa gutya tiyonza kuba narizeye ngifatwa iyi ndwara simba naragwaye igihe kiresha gutya kubera ko nafashwe namanyiheba niyo mpamvu zatwaye igihe kiresha kuriya sinakira ariko urevye kwizera nagize muri biriya bihe bya nyuma nari mfite kwizera nukuri numvaga ndagabana igitangaza no gikora ukuntu nari mfite kwizera gukomeye nari nagushize mu mutima wanje ndavuga ngo Mana terega burashoboye nyine nahise mpumuka mu maso yanjye ndavuga ngo Mana ushimwe kuko wampaye kwizera bigatuma nkira iyo ntaza kwizera simba narakize kandi byatumye nategereye ubuhamya bw'abandi bantu bagwaye bari bagwaye indwara irutiriya nari ndwaye bari bagwaye za kanseri za SIDA bagwaye ibindi bigwara ntarumva ariko nkumva ko baratanga ubuhamya bakavuga ngo Imana yarankijije nari ndwaye indwara imeze gutya indwara ari imeze gutya nibyo byanyongereye kwizera ndavuga ngo Mana terega n'ukuri urakomeye niwe wakijije bari abantu bangana kuriya zira ndwara zimeze kuriya ni kuko utoshobora kunkiza iyi ngiyi yanje ubu y'ubusa iragaragara nk'ari kubusa imbere ya bariya bakize nicyo cyatumye ngira kwizera kubera nategereye ubuhamya bw'abantu uzi ko bagaza bavuga ngo nagwaye SIDA abantu ntiboreka kubitekereza kuko urumva uburyo wagenda guta ibiro uburyo wagenda guzimbagana ibyo bintu byagendaga bituruka mu maso mu kanwa ibyo ni nk'ibibyimba bya bindi nyine urumva umugabo yagaze amuhamagara ngo uzi ko abantu ngo nimukubereka ngo ifoto bakavuga ngo wagwaye SIDA nkababwira ati nta kibazo umuntu azavuga uko ashaka ni kandi bitewe n'ukomeze umuntu uwo ari wese yovuga indwara ashatse ariko nta kibazo pe kandi simbagaye umuntu yovuga uko ashaka ariko iryo jambo ryabaye nk'irimbabazaho ndavuga ati se Mana we kuki abantu bari kuvuga gutya none se iyo uwo nguwo aketi yaje akambaza basi avuga ati ye wagwaye iki noneho ko turi gukega nka SIDA ariko SIDA bayigwaye se bose abantu kandi nayo wumva barayikira bari mu kuyikira cyane ikintu cya mbere ni ukwizera kwizera Imana ishobora byose niki se kiba hejuru y'Imana nta mbaraga na zimwe ziba hejuru y'imbaraga z'Imana urumva rero ikintu cya mbere ni ukwihanganira kubanza ukihanganira ikigerageza uhuye naco ukabanza ukacihanganira nageze aho ngaho mbanza kwihangana ndavuga ngo reka nuko ganyine wa mudogiteri amaze kumbwira ngo iyi ndwara ishobora gukira naravuze ngo Mana reka nyihangane mbanza nyihangane kino kigerageza nahuye naco hanyuma noneho kwihangana iyo wihanganye haza hiyongeraho kwizera ntamara kwizera ukagira amahoro mu mutima ugakira neza n'amahoro yose rero icyo nabwira abantu ni uko bakwizera Imana kuko Imana irashoboye n'abagwaye n'abafite indwara zitandukanye se ziruta iriya nari ndwaye cyangwa abagwaye nk'iriya nari naragwaye ni ukuri bizera Imana irashoboye Imana irakora n'ubu iracakora cyambere tugomba kwizera tugashyira kwizera imbere tukagushyira mu mutima wacu kuko Imana izifasha uwifashishije ni ukuvuga ngo iyo usenze utizeye
nta kintu cyakoreka ntaco pe. Hari igihe uza usenga ukumva amasengesho uri gusenga ntahari kugera, ukumva ntahari kugera, ukumva mu by'ukuri nawe uzosenga umunsi umwe uri nko mu ntege nkeya, uza usenga ukumva noneho ndasenze uri nko mu bitotsi, uzumva nta hantu amasengesho ari kugera. Ariko iyo ushikamye ugasenga ugashira kwizera mu mutima ukavuga ko iyo kintu ngiye kugisengera kandi kizaba, nta kinanira Imana, nta kidashoboka imbere y'Imana. Rero nuko nagwaye, nuko nakize, Imana ishobora byose. Urakoze cyane. Dusoza ibyo byose hari abantu bagiye bagufasha nubwo wagiye ubivugamo, kandi numvise hari naho ugeze uha abantu ubasubizamo imbaraga, ubabwira uburyo ki imbaraga z'Imana zokiza umuntu, ariko nta bantu washimira kuko ibyo ari byose hari abantu bagufashije bari ku mutima, ndetse wongere kandi ubwire umuntu ibyo ari byose. Ndabizi neza ko hari abantu badukurikiye bafite ibibazo bishobora kuba birenze ibyo wari urimo, bafite uburwayi, iyo bahari n'udukurikiye aremze yumva ageze ahandi nyine ho kwiheba. Abo bantu barahari, abantu barahari ni benshi pe. Abantu bamfashije ni ukuri ndabashimiye. Icya mbere ndashimira umutware wanjye. Noneho umutware wanjye hari igihe uhura n'umugabo ugasanga umugabo karita ku byiwe nawe ukita ku byawe, cyangwa se wahura n'akiriya kibazo kingana kuriya, umugabo noneho akasa n'ukwinubye, agasa nkaho wamutesheje umutwe. Ariko ni ukuri ndamushimiye, yahagararanye nanjye mu kibazo nahuye nacyo, aramfasha, aranyihanganisha, ankorera buri kimwe cyose. Ndamushimiye cyane cyane. Ni ukuri hari abagabo bazarangarana abagore ntibabavuze, yaramvujije yangejeje aho nshaka hose. Ni ukuri ndamushimiye cyane, Imana izamumpera umugisha. Ndashimira n'abana banjye babanye nanjye baramfashije. Ni ukuri abana banjye bankoze ku mutima, ni ukuri bankoreye ikintu, baransengeye kandi nibyo byagaza bimpa imbaraga. Nareba ukuntu abana bafite ubushake bwo gusenga, bavuga ngo Mana umva aya masengesho y'aba bana. Ndabashimiye cyane. Ndashimira mama yasigaye mu bana banjye. Icyo gihe mama ni umuntu ushaje, arashaje cyane, ariko yahagaranye n'abana banjye. Abana batangira ishuri mu kwa mbere, nongera kugera mu bana mu kwezi kwa gatatu. Ahagarana nabo, arabafasha buri kimwe cyose. Mukecuru ndamushimiye nawe, Imana yamwinjira umumpera umugisha kandi muhe kurama. Imuhe kurama kugira ngo tuzomwiture izo tukomeze tumwiture ibyo yadufashije. Hari abandi bagerageje uburyo bwose ubuzima bw'umuntu, iyo ubuzima bw'umuntu bwagarukaga kubera ibintu abantu bakoze. Ni ukuri ibintu abantu bakoze ndagira ngo sinari kurwara n'amezi abiri. Bagerageza ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bongarurira hafi. Ni ukuri abantu bamfashije ndabashimiye cyane. Ndashimira mukuru wanjye uri muri Australia, yakoze ibishoboka byose, yakoze ibishoboka byose, ndamushimiye. Shimira n'undi mudamu babana simuze uwo mudamu. Uwo mudamu yabonye ifoto yanjye, arababara, agira agahinda. Ndamushimiye, yahise anyoreza amafaranga. Maze kugera ku bitaro arambwira ati nabonye ifoto yawe numva iteye agahinda, ndavuga ngo nanjye nta bubasha mfite bwo kukorohereza uburwayi ufite, ariko aya mafaranga ugende uzayivuzemo. Ndamushimiye, nshimiye n'uwo mukuru wanjye bafatikanyije. Ndabashimiye, Imana yamwinjira ibahe umugisha. Ni benshi ni ukuri bakoze ku bwanjye, abo tubana hariya barakoze ntako batagize. Imana yamwinjira ibampera umugisha cyane. Urakoze cyane. Mu by'ukuri uduhaye ubuhamya burebure kandi bukubiyemo ibintu byinshi, kandi mu by'ukuri ni ubuhamya umuntu ashobora gutegera uwo ari we wese, bukaba bwagira aho bumuvana n'aho bumugeza. Icyo dukuyemo ni uko tugomba kwizera Imana, tugomba kugira kwizera ibyo dukora byose tugakora tukizera Imana, akaba ariyo dushira imbere, kuko Imana nta kinanira Imana, nta kidashoboka imbere y'Imana. N'indwara zikomeye zokira.
reka tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye ku Bihe TV show, dusoreza ikiganiro cyacu hano, kandi tugushimira nawe kuba wabashije kwitaba ubutumire bwacu, tugushimira n'umwanya wawe ndetse n'ubutumwa bwiza uhaye abari badukurikiye, naho ubutaha rero.